ngabagabo ngo bandi imbere ngabagabo ngo mu muhanda ariko nk'umuntu waturanyije bari abana ba CTU kuki yatwabagabo bacu bose kuki yatwabagabo bacu bose agasiga emagweja ibimonyo bari ibiki ko ninde wawe kwa umwana wo muri CTU uzaza kurongora ibihomora by'ikigali ninde mwana wo muri CTU uzaza kurongora icyondo abona sima ayisha nambabaje we nukuri ko nawe nicyo washakaga buri ari umugabo w'umubosi Imana imbabarire nuko nyine nago namwubaho ko n'umukire pe ariko tumaje gura inshuro nyinshi akambwira tuzajyane ngo Dubai ngo tujye kwirongoranira ikabaye nakazi wajya gubura kubera kuntu wari uteye nabi wahora niki kandi barashyiragamo abana bagati iki kintu kiba kimeze nk'igihungu mu kihorere bakajyana abana bameze ariko nanjye nsigaye nsoka nkabakubitiramo akantu gato asigara mbarebera muri rinete ariko man nabonye nk'umukobwa wazanye ibintu by'amagweja mbona disi mumusumura mumanuye mwamubabariye koko abenshi baba bakiri bato batazi n'uburemere bw'amagambo akoreshwa n'adakoreshwa cyangwa se batanafite n'imitima wa mugani ikomeye kuri urwo rwego wowe ugahita ufata ryashaza ryawe wavanye iwanyu za Rutsiro ukahita urimurundaho ahita burahari igitira abantu ba Rutsiro muri munyumve nabi ni urugero nari nifashishije oya nimuntwaremo umwikomo ni urugero nari nifashishije ariko hari umuntu uzana ibibazo wenda yakuranye cyangwa umutima mubi yavanye ahandi hantu akawusesekaza mu bantu akawubamenamo ntago bikwiye twibuke ko n'izi mikrofone dufashe turi abantu barebwa n'abandi kandi ibyo tuvuga bishobora kugira ingaruka mbi ku bandi nunamwinjirira ugira ahantu uhereza usigarizemo reka simumariremo kuko hari umuntu ugenda ntazagaruke kandi mwana ntago dushaka ko abantu batinya umuziki cyangwa batinya itangazamakuru kubera ibyo baribonamo ibaza umukobwa udafite n'ikibuno ufite akabaho ufite umuguru ubusobanye ufite ububoko wagira n'ubwakiri wanzenze wagira n'ubwasha umureta yazisongoye wagira ngo agiye gukuramo umuntu ijisho akifata kumva afite akanyabugore ufite umuhungu wa gatanazi ngo ndiki ngo ndigweja ngabahungu bose mu Rwanda ngo turamagweja akanyanga mu mutaramba gakuroga mbanze nsoma ijambo hano ritoya hanyuma uricuza impamvu watutse umuhungu wa gatanazi twagiye mu byahishuwe byeretswe ingegera ku murongo wa mbere kugeza ku tarasi rya gatatu baravuga ngo nuko umukobwa aritumbagiza arishungaraza yishira imbere ashirinda imbere usibye ko nta n'ikibuno agira ntacyo ari gushira imbere kuko ntacyo afite wagira ngo yicariye gome mushuri hari akantu bitaga gome wicaragaho nako ntabwo bagicaragaho wagakoreshaga uri gusiba ibintu wanditse rero uyu mukobwa wagira ngo yarakicariye agatafari ke karaguruka aba aritumbagaje ashirinda imbere nako sinda ni umudigi nuko umukobwa aritumbagiza ajya mu itangazamakuru nta kindi cyari kimujyanye usibye gutuka abantu no kubandagaza aba aritumbagije aravuga ngo ngabahungu bose b'abanyarwanda ngo turamagweja yongera akandi kantu tujunguru Aisha amagweza ni soga hambi barata we niba utari gweja yera karayiki kandi no kuri ako kamenyetso ho guteranya amagweja tujye kwiyihorera
nk'umuntu watoranyije bari abana ba sitiyu kuki yatwaye abagabo bacu bose agasiga amagweja ibimonyo niba ari ibiki akabasiga ariko nk'umuntu watoranyije bari abana ba sitiyu kuki yatwaye abagabo bacu bose agasiga amagweja ibimonyo niba ari ibiki akabasiga buretse gato nkwereka iryinyo ryayisha wagira ngo ni ivapaya cyangwa imbeba y'umushushwe jye ngo turi amagweja wamuhirimbiriwe dore iryinyo ribi wabonye bakuzamura uramamara wamabyiwe ngo turi amagweja bwabwera ibaza umukobwa udafite n'ikibuno ufite akabaho ufite umuguru ubusobanye ufite ububoko wagira n'ubwakiri wanzenze wagira n'ubwasha umureta akaba yazisongoye wagira ngo agiye gukuramo umuntu ijisho akifata kumva afite akanyabugore ufite umuhungu wa gatanazi ngo ndiki ngo ndigweja ngabahungu bose mu Rwanda ngo turi amagweja akanyanga mu mutara ndakakuroga mbanze nsoma ijambo hano ritoya hanyuma uricuza impamvu watutse umuhungu wa gatanazi twagiye mu byahishuwe byeretswe ingegera ku murongo wa mbere kugeza ku tarasi rya gatatu baravuga ngo nuko umukobwa aritumbagiza arishungaraza yishira imbere ashira inda imbere usibye ko nta n'ikibuno agira ntacyo yari gushira imbere kuko ntacyo afite wagira ngo yicariye gome ushuri hari akantu bitaga gome wicaragaho nako ntabwo bagicaragaho wagakoreshaga uri gusiba ibintu wanditse rero uyu mukobwa wagira ngo yarakicariye agatafari ke karaguruka aba aritumbagaje ashirira imbere nako sinda n'umudigi nuko umukobwa aritumbagiza ajya mu itangazamakuru nta kindi cyari kimujyanye usibye gutuka abantu no kubandagaza aba aritumbagije aravuga ngo ngabahungu bose b'abanyarwanda ngo turi amagweja yegera yongera akandi kantu tujunguru niyo wifata ukumva ibineza neza byakuzuye byo gutukana ukavuga ati umuhungu wa gatanazi kamuhe nyina ngo ngo ni igweja nsa n'igweja ndeba neza basi uvuga ngo agakende basi abantu mutazi amagweja ni ubusimba bunini indodo ni ubusimba bunini iki indodo God have mercy upon us. kandi yaba yambaye ubukanzu bw'indodo ngo bayambaye amabiki amagweja ariko mana shitani nayo izaterera mwababyeyi mwe dufatanyije kurera aba bana mbona tuzabashobora